Kuba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko ku isi umugore umwe muri batatu ahohoterwa, mu isegonda rimwe umugore umwe agapfa yishwe n'umugabo, mu isi yose kandi abarenga miliyoni 40 buri mwaka bagakatwa bimwe mu bice by'imyanya y'ibanga, mu Rwanda ho abagore barenga 29% bagahohoterwa buri mwaka. Ni imwe mu miryango itegamiye kuri leta ihera isabira abanyamadini n'amatorero kugira uruhare mu kurwanya iri hohoterwa rikorerwa abagore, rikozwe n'abagabo basaga 95 nabo baboneka mu madini n'amatorero bayobora. Nyuma y'ibiganiro abo mu karere ka Huye barimo Revera Pasteur Misago Fercier na Sœur Marie Berancire bagiranye n'ubuyobozi bw'umuryango wa RWAMREC uharanira guteza imbere uburinganire hagati y'umugore n'umugabo, ukarwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina wibanda ku ruhare rw'umugabo, ngo biyemeje kugira uruhare mu guca iri hohoterwa rishingiye ku gitsina aho rikigaragara. Umukoro rero turawuhorana uri nko kwibutswa ubu ngubu, ariko noneho bibaye akarusho iyo wumvise mugenzi wawe avuga ibi, noneho kongera ukumva n'indi nyigisho igufasha gutsindagira bya bindi wigishijwe, noneho ukarushaho kubibwira abayoboke ufite. Tugiye gukomeza gukangurira abo tuyobora dushingiye ku nyigisho nziza twahawe kugira ngo birinde ihohoterwa rishingiye ku gitsina, rishingiye ku mitekerereze ndetse n'ubundi bwoko bw'ihohoterwa, kandi tuba abavugizi beza. Gusa aba ngo hari icyo basabwa nk'uko umuyobozi mukuru wa RWAMREC Rutayisire Fidèle abigarukaho. Twahisemo abanyamadini kuko abanyamadini baravuga rikijyana, bafite abayoboke benshi, kandi noneho abanyamadini nk'uko mubizi abenshi bafite imyumvire itashyigikira ihame ry'uburinganire. Twaganiriye ku nsanganyamatsiko yo kwimakaza ihame ry'uburinganire hakoreshejwe ibyanditswe byera, kuko abenshi bakunda gukoresha ibyanditswe byera mu gupfobya ihame ry'uburinganire. Cyambere twabasabye nuko bahinduka bihereyeho bakamenya ihame ry'uburinganire. Icya kabiri bakaryigisha abayoboke babo. Icya gatatu bakadufasha gucengeza ihame ry'uburinganire mu bikorwa byabo bya buri munsi. Zimwe mu nyigisho ziboneka muri Korowani na Bibiliya zisobanurwa uko bitari zikabangamira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ngo harimo nk'ivuga ko umugore ari umurima w'umugabo. Aha ngo harabigisha ko umugore ari akarima umugabo akoza icyo yishakiye, kandi ngo bagakwiye kwigisha ko urukundo rw'umugore ari nk'umurima ukwiye kwitabwaho, ukabagarirwa, ukanavomererwa. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ngo rihombye igihugu, kuko umwana umwe watewe inda imburagihe yaje ku kigo nderabuzima ngo atangwaho 390. Aya wayakuba n'abarenga 19,000 bazitewe muri uyu mwaka wa 2020, usanga ku mwaka igihugu gihomba arenga miliyari 7 z'amanyarwanda. Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, nari Rukundo Emmanuel, Isango Star.